Imana ishaka kumenya uyu munsi. Bigitabo gifunguye. Reka dusome muri Mariko igice cya 9 umurongo wa 23 kugeza ku wa 24. Yesu aramubwira ati, uvuze ngo niba mbishobora, byose birashobokera uwizeye. Uwo mwanya se wo mwana avuga cyane ati, ndizeye nkiza kutizera. Ibyanditswe byera bitubwira yuko uyu mugabo yatakambiye Yesu ati, mwami ndizeye nkiza kutizera kwanjye. Yari inyangamugayo ariko adafite kwizera kuzuye, yari afite gushidikanya muri we. Yesu yashoboraga kumubwira ati mbabarira, ariko ufite gushidikanya. Ariko iyo uri inyangamugayo ku Mana hanyuma ukagira gushidikanya muri wowe, ni ukuvuga kugira ubwoba, umutekano muke, kwirebaho, bizaba ngombwa yuko Imana itindura biriya bintu kugira ngo uhinduke ugire kwizera gushyitse. Nawe rero turagukomeza tukubwira ngo humura, Imana ntabwo yakwirengagiza cyangwa se ngo ireke kukumva kubera yuko udafite kwizera gushyitse. Izaba zisubiza icyifuzo ufite, hanyuma ihindukire inagukomeze aho ufite intege nkeya. Imana izaguha kwizera gushyitse. Dushobora kwibwira yuko abantu badafite ubwoba, gushidikanya cyangwa se abadafite ibibazo bahanganye nabyo mu buzima bwabo ari bo bonyine Imana ibona yuko ari inyangamugayo, cyangwa se nanone tukibwira yuko ari Imana yemera kurenza abafite kwizera guke ndetse no gushidikanya mu mitima yabo. Gusa ariko Imana ntabwo itegereje icyifuzo cyawe, ahubwo itegereje wowe wenyine. Ni wowe ishaka. Imana ifite imbabazi ryose kuri buri kosa. Imana ifite ubuntu kuri buri ntege ndetse no kwizera k'ubwoba bwose. Imyifatire yacu igomba kuba ubuzima bwanjye n'igitabo gifunguye ku Mana. Mana uranze imbere n'inyuma kandi uzi yuko ari byo nkeneye, ndakwihaye undeme bundi bushya kuko ndi ikibumbano imbere yawe, kandi umpindure aho nkeneye guhinduka. Reka dusenge. Data, urakoze kutigeze umpora amakosa yanjye, bityo ngo bitume wirengagiza kunkiza ndetse no kuntabara mu bibazo byanjye. Nubwo kenshi na kenshi nagiye ndwanywa no kutizera mu buryo bukwiriye, kuko naranzwe no gushidikanya, kugira intege nkeya ndetse n'ubwoba, ntabwo byatumye utanyumva. Urakoze kunkunda kandi ukaba ushaka yuko nanjye nkizwa, maze nkagira kwizera gukomeye, bityo nkazagera mu bwami bwo mu ijuru. Ntacyo mfite cyo kuguhisha, nje uko ndi wese, bityo nkaba ndi igitabo gifunguye imbere yawe. Ndakwihaye umbumbe kandi umpindure igikoresho cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Mwatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelisme@yahoo.com, cyangwa se nanone mukatwandikira kuri WhatsApp ukoresheje ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34.